so ngaruke ku cya DTN rero ibyo bintu nagiye mbyumva Pascal ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise ntabwo ari ibya mbere mbyumvise ariko kandi nagiye numva nagiye nzikurikirana zimwe ariko numvise z'abitwa ba DC yagiye personnellement ndamuzi akiri muri APR so ndamuzi mu bakinnyi beza twagize icyo gihe so n'ubwo avuga ko nta mudari olympique yazanye mu Rwanda ariko yibura performance ze hari icyo zisobanuye muri icyo gihe kuri federation ya atletism mu Rwanda. Hari abakinnyi harongera numva witwa ngo Yves Kubwabo Rongo Pasika yego ntabwo navuga ngo mfite ikibazo kuri Peter uko Peter keretse ari umfiteho ikibazo. Peter ntabwo yambuza kujya uko nkeka kandi nanatekereza ko muri federation mu rusamwe ijambo mu rusamwe izina ku buryo nge ntamugiraho ikibazo na gito nshatse kwinjira muri federation nayinjiramo atari we mbibajije kuko ari perezida yanyakira yihuta ari SG yanyakira yihuta. Urumva rero nta kibazo nagira kuri Peter. Nshatse kujya muri komite olympique perezida wa komite olympique muri komite olympique bafite uko banzi birenze uko bazi Peter. Ntabwo Peter yambuza kujya ngo mvuge ngo arambangamiye muri komite olympique. Ari abakozi ba federation bose bakoramo baranzi kandi baranguye. Urumva ntabwo navuga ngo ngiye kurwanira na Peter muri komite olympique. Ari muri ministeri kuva kuri directeur kujya kuri PS ntoza Shema Maboko Didi. Urumva yewe no kugera kuri minisitiri abo bose ni abantu uwo nakenera namwandikira SMS. Urumva icyatinda kuma rendezvous nuko yanda kuyibona ariko igihe cyose yabonera message yareba igihe gishoboka agahita ambwira ati ngwino. Nta hantu hato Peter yambangamira muri siporo kuko ntabwo turi ku rwego rumwe. Urumva rero yewe nta kibazo na gito namugiraho kiretse ari ubaye akimfiteho ariko kuba akimfiteho byo ndabizi ko akimfiteho kuko ni kenshi yagerageje kwanduza izina ryanjye ariko ntabwo yigeze abishobora. Ntabwo byigeze bimuhira ni inshuro imwe ndayizi ariko izindi ndazibwirwa ntabwo nzizi. Urumva rero kandi ngira ngo arabizi ko ndi muri Amerika wenda ashobora kuba yaratuje kuko maze igihe kinini ntari mu Rwanda ariko byonza kuguma mu Rwanda aba yararyangije nk'uko yangije irya ba Mathias nk'uko yangije n'iry'abandi. N'icyo gihe avuga ngo nawe inama yo guhirika federation niyo wabaza Mathias arabizi ko nawe icyo kibazo barakimubwiye ko njye nayoboye inama irimo Mathias irimo Murenze Manuel irimo sinibuka n'abandi cyetse ngibutse neza. Urumva ariko mbaje rwabuye abambwira. Urumva rero ni umuntu mu by'ukuri urumva ntabwo navuga ngo ngiye mufite ikibazo kuko nta kintu yambangamiraho ntabwo yabishobora izina ryanjye ntiyarishobora. Ntabwo umuntu yava mu kagari ngo nze ngavuge ngo aje kwangiza izina rya Dieudonne bishobore ntabwo bishoboka. DC ni ukuvuga ngo byakunze kujya bivugwa ko Peter agirana ikibazo cyane n'abakinnyi ba kera ariko ikinyamakuru Impamba keretse gusura perezida kirabibaza bati nanjye njya mbyumva ariko uwo bafitanye ikibazo ni abantu babiri yavuze wowe avuga n'undi mukinnyi mbega n'abakinnyi bari hanze. Ese ubundi kugira ngo perezida abazi ko ari wowe mbega mu makuru wenda ashobora kubaza Peter ati abantu mufitanye ikibazo kuko bivuga ni bande kugira ngo avuge wowe byaba byaraturutse kuki? Urumva perezida afite uko muzi bitari muri atletism nawe afite uko anzi ataraza muri atletism. Ni umuntu navuga ko kuba yaraje kuyobora atletism kuri igihe byaranshimishije kuko ni umuntu mfite uko nzi mbere kurenza uko azi uko baziranye na Peter. Ariko niba Peter yaramubwiye ko dufitanye ikibazo kuko perezida ntabwo nigeze mubwira ko mfite ikibazo kuri Peter. Niba Peter yaramubwiye ko dufitanye ikibazo ubwo koko Peter niba perezida abizi ubwo koko Peter ko dufitanye ikibazo ariko nge nta kibazo nshobora kugira kuri Peter nta na gitoya kuko Peter ntabwo turi ku rwego rumwe nta nubwo tuzigera tuba ku rwego rumwe. Ubwo rero
rwose ni ari mu kazi, namubwira nti wenda niba mfiteho ikibazo natuze, kuko ntabwo rwose mbereho kuba namubangamira. Ikintu mbereyeho ni ukuba nafasha federasiyo, muri federasiyo mu bushobozi bwanjye nawe namufasha, kuko ntabwo naberaho kugira ngo mubangamire mu kazi. Ariko mu by'ukuri ikibazo nagiranye nawe ari we wangizeho ikibazo atari jye nakimugizeho, kuko 2005 yahimbye ikinyoma. Ni umuntu umenyereye ibintu bya politike cyane. 2015 ni umuntu umenyereye ibintu bya politike cyane. Uzarebe nko kuri Twitter yatwitingaho ibintu bya politike, nta na rimwe aratwitingaho ibintu bya siporo, kandi akora muri siporo. Rero ni umuntu wagiye arareba aravuga ati amazina ashobora kugira ikintu ambangamiraho mu kazi kanjye. Yarayitegereje, arayasoma, arayamenya. Arangira akigera muri federasiyo, ikintu yakoze ni ukugenda buri muntu amuhimbira, akavuga ati uyu nguyu yakoze ibyago yagize. Rero igihe yamimbiye ikinyoma kivuga ngo nayoboye inama, avuga na hoteli, sinshatse kuyivuga iyo nama yabereyemo, ngo kuwa gatanu. Urumva ahari mu mpera z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane 2015, avuga ko inama nayoboye ari kuwa gatanu, avuga niyo tariki. Ariko ku bw'amahirwe yabivuze muri federasiyo bandikira club yanjye ya atletisme ya APR nk'urwego runyobora, rumbwira ko mfite discipline mbi, ko bavuga ko mfite discipline mbi, ko agomba kumfatira ibihano. Federasiyo yandikira ekipe ya APR, noneho urupapuro baruha umutoza wanjye ngo arujyane kuri club, ngo club imfatire ibihano. Noneho umutoza wanjye Rwawihinuse antoje imyaka igera muri 20. Arangira avuga ati mwoka byara jewe Dieudonne n'igihe wamwitwariye ku kibuga cy'indege kuwa 4. Urumva none muti yayoboye inama kuwa gatanu, yagiye afite ikibari cya chef d'état major gisinywe na Fande. Urumva Fande uyu nguyu Nyamvumba. Urumva ati none ati mwebwe urupapuro namwe kuri Minadef murahazi, ni mu rwitwarire. Ubwo baba bamenye ko bibeshye ku kinyoma. Ariko byarambabaje koca bimbwiye iyo aza kurujyana byibuza muri club yanjye no muri Minadef bari kumenya imikorere ya federasiyo, bari guhita bayimenya. Ubwo rero kuko yanze kurujyana nabo ntabwo barutwayeyo. Ariko ibyo bintu na Mathias byamugizeho ingaruka. Urumva ni umuntu uzi uburyo ashobora kuguma mu kazi, kandi yaba agashoboye yaba atagashoboye. Ariko Peter muzi azanye abana ba Kamonyi muri siporo. Noneho umuntu wajyaga azana abana bo ku Kamonyi nayo nzi ko ari umutoza ukomeye. Ariko noneho rero nza kuza kumenya ko ahubwo yari umuyobozi w'akagari. Urumva nyuma rwose nuko nzi Peter, nari nzi ko ari umuntu w'umutoza, ariko namenye ko ibintu bya siporo ibyo yahereho yiga muri siporo n'igihe wamwohereje mu Budage. Icyo gihe nari vice president wa kabiri nshinzwe ibintu by'amakompetisiyo, abatoza n'abakinnyi. Igihe wamwohereje mu Budage kujya kwigayo, ariko namwohereje ambwiye parimaresi, inirirwa nkora ikosa, sinajya kubaza, sinajya no gucekinga, ngira ngo izo parimaresi ambwiye nizo nikamusinyira mu Budage aragenda. Nuko nzi Peter, nta kundi kuntu nzi Peter. Muri atletisme wamumenye aturutse muri Kamonyi, nta handi wigeze umubona wenda akina cyangwa akora ikindi kintu gishingiye kuri atletisme? Uretse no kumubona akina, nta n'ahandi hantu handi muzi. Gusa we yigeze kumbwira ko yakinyeho karate, ariko ibyo sijya yabibwiye jyenyine, yabibwiye n'abantu benshi cyane. Ariko nyuma kubera ukuntu naje kubona imyitwarire ye, nagerageje kuganira na Gi. Urabona ni umuntu wabaye nubwo ari regiteri muri Minisiteri ya Siporo, ariko ni umuntu wabaye muri karate, uzi buri karate cyane. Yarambwiye ati nta mukinnyi wo mu Rwanda n'umwe wakinnye karate ntazi. Ati rero turiya ati no mu kagari muri karate ntabwo yigeze abamo, kuko yabaye yarabayemo nakabaye muzi.